twongeye kubaha ikaze no kubifuriza amahoro n'imigisha kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi, by'umwihariko yino wa mwanya tubagezaho amakuru abagezweho, amakuru abavuga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi. By'umwihariko amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Rutsiro, umusore w'imyaka 32 witwa Nirenganya Fabian wari utwaye moto wo mu karere ka Rutsiro akaba yakoze impanuka akaza gupfa, naho umugore ndetse n'umwana wabo yari atwaye nabo bakaza gukomereka. Naho ku ngingo igendanye n'uburezi, Minisiteri y'Uburezi ikaba yatangaje ko ikibazo cy'abarimu basigaye basiba akazi kabo gihangayikishije cyane, kuko igenzura ryakozwe ku itariki 12 Gicurasi 2025 ryasanze hari abarimu bagera ku 2248 batitabiriye akazi ko kwigisha. Ibi ngibi bikaba byaratumye amasomo bigisha adatanga uko bikwiye. Ibi ngibi byabaye ku itariki 12 Gicurasi 2025. Abagenzuzi ba Minisiteri y'Uburezi nibwo babyukiye mu mashuri agiye atandukanye arenga 4000 yo mu turere 30 tw'u Rwanda bareba uko ubwitabire bw'abari mu mashuri agiye atandukanye bugenda bukorwa. Mu karere ka Ngoma, Niyonsenga Claudette wo mu karere ka Ngoma n'ubundi mu kagari ka Birembe mu murenge wa Kazo akaba yagiye kureba umugabo aho yari amaze iminsi yubaka inzu kugira ngo bazayibemo. Uyu mugore nibwo yasanze uno mugabo we hashize iminsi 7 ashakiyemo undi mugore. Naho tugarutse ku ngingo higendanye n'uburezi, Minisitiri w'Uburezi akaba yavuguruje abarimu ndetse n'abandi batekereza ko akanyafu hari uburyo bwiza bwo kujijura umwana ndetse no kumukebura. Ahangaha yababwiye ko ibingibi biramutse bigizwe hamwe byo gukubita akanyafu igihugu cyose cyaba cyuzuye iminyafu cyangwa se inkoni. Kimwe n'ibingibi tutagarutseho muri izi ngingo z'ingenzi, byose nibyo tuje tukarambara hamwe muri aya makuru yacu. Kwibutsa ko nimba utakora subscribe, kora subscribe ndetse kandi ukora kuri like. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ni kutwandikira muri comment. Giye mugiye kubana muri aya makuru nditsero muhumuza bahaye ikaze iri mugiye kuri. Mu karere ka Ngoma, umugore akaba yagiye gusura umugabo we aho bubakaga inzu asanga yarashakiyemo undi mugore. Umugore witwa Niyonsenga Claudette wo mu karere ka Ngoma mu kagari ka Birembo mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma n'ubundi akaba yagiye gusura umugabo we aho yaramaze iminsi ari ku nzu bari bamaze igihe bubaka, hasanga umugabo we hamaze iminsi 7 ashakiyemo undi mugore muri iyo nzu. Kuri ubu ngubu umudamu akaba asaba uburenganzira ku mitungo ye yashakanye n'uwo mugabo, cyane ko ngo uwo mugabo yarasigaye hanamubwira ko nta burenganzira gifite kuri uwo mutungo. Nkuko uyu Niyonsenga bitangaje itangazamakuru, yasobanuye ko we n'umugabo we kuri ubu ngubu bafitanye umwana umwe ndetse kandi akaba atwite n'indimi. Ahangaha kandi akomeza avuga ko kubera imbaraga nkeya haterwa n'uko atwite atashoboraga kujyana n'umugabo we buri uko yabaga agiye kubakisha iyo nzu, ariko akomeza avuga ko iyo nzu yari imaze kubatwara umutungo mwinshi cyane ko hari n'amasambu ngo bagurishije kugira ngo bayubake. Uyu mugore kandi akomeza avuga ko ubwo yarageze aho iyo nzu yubakwa abantu nibwo bahise bamutangirira mu nzira bamubuza kuyigeramo, bamubwira ko umugabo yashatsemo undi mugore. Dushatse gukubita abakora nabi wasanga igihugu cyose cyaba cyuzuyemo iminyafu. We ni Minisitiri w'Uburezi. Minisitiri w'Uburezi akaba yavuguruje abarimu ndetse n'abandi batekereza ko akanyafu hari uburyo bwiza bwo guhana umwana ndetse no kumushyira ku murongo. Ababwira ko gutsibura biramutse bibaye ihame igihugu cyose cyaba cyuzuye iminyafu. Mu kiganiro kuri Mwarimu n'Uburezi cyabereye i Kigali kuri iyo 31 Nyakanga, Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsanzimana akaba yatanze umurongo ku ngingo zigiye zinyuranye, ariko ageze ku ngingo y'akanyafu agira ati akanyafu ntago ari cyo gisubizo, ntago guhora umuntu ahondahonda ariko byagenda. Minisitiri kandi yavuze ko mu mashuri bagomba kureba uburyo bakemura ibibazo bitanyuze mu gukubita akanyafu. Ahangaha nibwo yagize ati ibi ngibi rwose birashoboka, ariko uwo muco uvuga ko ibintu bigomba kunyura mu munyafu mu mangumi ntago ibyo ngibyo bishoboka. Kuri iki ngiki rero umwarimu yatekerezaga ko akanyafu ariko gisubizo ku munyeshuri, ibi ngibi ntago ari byo. Naho mu karere ka Rutsiro, umumotari akaba yapfiriye mu mpanuka, umugore we ndetse n'umwana we bakaza gukomereka. Umumotari witwa Nirenganya Fabian w'imyaka 32 wari utwaye moto wo mu karere ka Rutsiro akaba yakoze impanuka akaza gupfa, umugore ndetse n'umwana bakaza gukomereka. Ibi ngibi byabereye mu murenge wa Ruhango akagari ka Kavumu ho mu mudugudu wa Mihingo ku wa 4 tariki 31 Nyakanga mu mwaka wa 2025 hagana ku isaha y'isa z'amanywa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba CP Sylvestre Twaje Amahoro akaba yavuze ko iyi mpanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko. Polisi kandi ikaba yabonewe no kwibutsa abantu ko bakwiye kujya bitwararika neza cyane ndetse kandi bakanagendera ku muvuduko wagenywe bitewe n'aho bageze. Itangazamakuru kandi ikaba ryamenye ko hakomeretsemo byoroheje umugore we witwa Ntagisanimana Devote imyaka 22 ndetse n'umwana witwa Ineza w'amezi 9. Kubw'izo mpamvu polisi ikimenya amakuru ko iyi mpanuka nibwo yihutiye gutabara, hanyuma bajyanwa kwa muganga. Ubw'amahirwe make umugabo ahita yitaba Imana akigera ku kigo nderabuzima. Kuri ubu ngubu umugore ndetse n'umwana we bakaba bakiri kwitabwaho mu bitaro bya Murunda. By'umwihariko nahanga dusoreje amakuru yacu yaragezweho uyu munsi. Amakuru yacu akaba yibanze kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira.
Minisiteri y'Uburezi ikaba yatangaje ko ikibazo cy'abarimu basigaye basiba akazi gihangayikishije cyane, ko igenzura ryakozwe ku itariki 12 Gicurasi 2025 byasanze hari abarimu bagera ku 2248 batitabiriye akazi uko bikwiye kugira ngo baze kwigisha amasomo yabo, bityo bigatuma amasomo yabo adindira. Ubu ngubu ni ubugenzuzi bwakozwe mu gitondo ku itariki 12 Gicurasi 2025. Abagenzuzi ba Minisiteri y'Uburezi babyukiye mu mashuri harenga 4,000 ari mu turere 30 t'u Rwanda bareba niba ubwitabire bw'abarimu bushimishije mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye mu Rwanda. Naho mu karere ka Ngoma, umugore witwa Mukaniyonsenga Claudette wo mu karere ka Ngoma ho mu kagari ka Birembo mu murenge wa Kazo ho mu karere ka Ngoma nyine, akaba yagiye kureba umugabo we aho bari bamaze iminsi bubaka inzu kugira ngo bazayibemo, hanyuma hasanga aho umugabo hashize iminsi 7 hashakiyemo undi mugore. By'umwihariko nge mwabanye muri aya makuru ndetse yero umuhumuza andi makuru ni mukanya.